Dusenge. Urakoze data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye amahirwe y'ubutumwa bwiza watanze ku buntu, waduhaye kurama kandi uduhaye umunezero wo kumva ibyawe, izina ryawe rihimbazwe. Turagusaba kugira ngo ijwi ryawe ryongorera rivugane n'umutima wose uteze amatwi, ukureho ibirangaza byose, kandi ukuri kwawe gukiza, kubohora, kuzana amahoro mu miryango no mu mitima ndetse no mu bihugu, rirusheho kumvikana kuri benshi, kugira ngo abarushye baruhuke babashe gushima izina ryawe. Hari benshi bari mu rujijo, ubahe gusobanukirwa, bacitse intege ubahe imbaraga, ababifashe nk'akamenyero ubahe gukanguka, tubigusabye mu izina rya Yesu. Twishimiye kubana namwe muri aya masaha yo kwiga ijambo ry'Imana. Birashoboka ko abadukurikiranye muri ahatandukanye, birumvikana ubwo abantu bari ahatandukanye bari no mu buryo butandukanye. Hari n'abatwumva bagenda, hari abatwumva bari mu bindi, hari ababiteguye bicaye hamwe, imiryango, amatorero, mu bihugu hafi na kure. Ijwi ry'Imana rikeneye kuvugana nawe, ariko ibyo waba urimo byose urasabwa umutuzo wo mu bwenge. Ni icyangombwa gisabwa kugira ngo ubashe kumva ijwi ryayo. Tugiye kwigana ijambo rivuga ngo gutunganya inzira y'Uwiteka. Gutunganya inzira y'Uwiteka. Inzira y'Imana ni imwe, irasobanutse. Iyo nzira ni ukuri, ihuje n'ijambo ry'Imana, niyo Yesu uduha agakiza, kandi amaherezo yayo namwe ni ubugingo buhoraho. Abayinyuramo bose barahuje. Ikibabaje, kuko Imana ifite umwanzi Satani, yaje azana urujijo, azana gucanganyikisha, kugira ngo abantu bayobe, babeshywe, bariganywe, ndetse benshi bibwire ko bari mu nzira kandi barayobye. Niyo mpamvu hakenewe ijwi rikura abantu mu rungabangabo, rihindukiza abibeshye bakareka inzira y'ubuyobe bagahindukira bakagaruka, ibintu bigasobanuka mbere y'uko Yesu agaruka. Ubutumwa buheruka bugomba gutegura abantu bazasanganira Yesu agarutse. Niko byanditse ngo kugira ngo hazaboneke ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana. Ibyo byanditse muri Luka igice cya 3. Isomo duheraho turarisanga mu gitabo cya Mariko, niho dusanga niyo nsanganyamatsiko. Turi kwiga ngo gutunganya inzira y'Uwiteka. Mariko igice cya 1 niho duhereye dusoma, kugira ngo tuze kubabwira ibyo turigana mu ncamake. Mariko igice cya 1 umurongo wa 3 haranditse ngo, reka mpere umurongo wa 1, itangiriro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwana w'Imana, nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya ngo, nuko ndenda gutuma integuza yanjye imbere yawe, izatunganya inzira yawe. Ijwi ry'urangururira mu butayu ati, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Ubu ni ubutumwa bwiza bwatangijwe na Yesu Kristo. Mbere y'uko aza ku isi habanje Yohana integuza ye. Uwo yagombaga gukora umurimo wo gutunganya inzira y'Uwiteka no kugorora inzira ze. Mu buryo budashidikanywa, Yohana yari umugorozi. Yagororaga iki? Yagororaga inzira y'Uwiteka, kuko hari ibyari byaragoretswe mu iyobokamana ryo mu gihe cye. Dusomye mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, igitabo cy'uwifuzwa ibihe byose kitubwira ibi kugira ngo tubigereranye n'ibyo tumaze gusoma.
igitabo cy'uwifuzwa ibihe byose icyigisho ni icya 14 harimo ijambo ritubwira ngo ni urupapuro rw'135 harimo ijambo ritubwira ngo kera iyo umwami yabaga agiye mu birere bya kure byaho ategeka itsinda ry'abantu ryaroherezwaga imbere ye bafite igare rya cyami kugira ngo baringanize ahantu hose hataringaniye basibe imyobo iri mu nzira kugira ngo umwami ashobore gutambuka atekanye atagira inkomyi. Niko handitse kugira ngo umwami ashobore gutambuka nta mikuku nta nkomyi nta byatsi mu nzira hagombaga kubaho itsinda ry'abantu ribanziriza umwami rikajyana igare rya cyami Royal Chariot, igare rya cyami. Noneho ngo iryo tsinda rikaba rigiye gukora akazi kamwe ko gutegura aho umwami azanyura. Mbega umwami ntiyazaga gitunguro, niyo watungurwaga we yabaga yarabipanze kandi hari ababanje kumuteguriza. Iyi mvugo ndenda gutuma integuza imbere yanjye izantunganyiriza ibanza inzira yakoreshejwe Yohana agiye kuza ngo ategure inzira ya Yesu. Ibyo bigereranya uko mbere yuko Yesu agaruka bwa kabiri hagomba kuboneka ubutumwa butunganya inzira y'Uwiteka kugira ngo Yesu azaze abe bateguye n'abarimbura bateguye. Noneho hano haranditse ngo uwo muco wakorwaga kera wakoreshejwe n'umuhanuzi agereranya umurimo w'ubutumwa bwiza. Uwo muco wo gutambuka aho umwami azanyura mu cyaro bagasiba imyobo, utununga utugina twaze mu muhanda bakadukuraho, ibyatsi bakabiharura, ibiziba bakabisibisha ibitaka, udusozi tugacishwa bugufi, ngo uwo ni wo murimo w'ubutumwa bwiza. Ndacyasoma Yesaya 40 niryo somo ritanzwe aha. Yesaya 40 mwumve umurimo w'ubutumwa bwiza urimo byinshi. Haranditse umurongo wa mbere kugeza ku wa 5, nimuhumurize abantu banjye mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byaho byose ko habihaniwe kabiri n'Uwiteka. Nimwumve ijwi ry'urangurura ngo ndimutunganyiriza Uwiteka inzira mu butayu, mugorere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa. Maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Uyu murimo w'ubutumwa bwiza urimo ibintu bikurikira. Icya mbere ni uguhumuriza abantu ko Imana ibakunda, ko Yesu azagaruka, ko twese turi abavandimwe, ko umuntu wese asenze Imana yamwumva, ko nta byaha Imana itababarira. Icya kabiri ni ukubwira abantu ko ibyaha byabo habibabariwe kandi intambara zo kurwanya Imana zikaba zishize. Ubwigomeke bwose bwigomeka ku Mana iyo umuntu ababariwe buba bucitse muri we, abatakiri munsi y'ikigomeke ahubwo agiye munsi y'umwami w'abami. Icya gatatu ngo hari ijwi ry'urangurira mu butayu ati nimutunganyirize Uwiteka inzira. Iyo Imana imaze kubabarira umuntu ntabwo yemera ko aguma mu buyobe. Ntabwo intama y'Imana yaragirirwa mu rwuri rwa Satani, kuko Imana ntiyabura ubwatsi, ibuze n'abashumba yakiragirira uretse ko itanababura. Ubwo rero ntiwahima Imana ngo urakomeye, ngo warabyigiye, ngo ni wowe waje mbere, ngo wifatire abantu b'Imana iceceke. Ingoma yayo se wayifatira ihe? Ntabwo bishoboka ko Imana uyibeshyera ngo iceceke burundu nk'uwapfuye kuko idapfa.
ahubwo irakureka ikakwihorera nk'uko byanditse ngo urabikora nka kwihorera, ariko itegura abagusimbura, ubyemera utabyemera, ukuri wanze kuvuga abandi bakakuvuga. Niko byagenze igihe cya Yesu avuka. Abatambyi bari bafite ibitabo bivuga aho azavukira, bivuga igihe azavukira, bivuga uko azavuka, ni umwari uzasama atasambanye, atanatewe inda n'umugabo. Ariko ibyo bimenyetso byose bari bafite babirengaho, ntibabibwira abantu, ntibanamenya ko yavutse. Imana ubutumwa bwohereje ngo hagiye kubura ababwakira, ngo niho marayika yabonye abashumba biteguye iyo nkuru, ababwira ko umukiza yavutse. Rero ukuri ntago kuburaho gusandarira. Niyo mpamvu Yesu yigeze abwira abafarisayo ngo ababacecetse, bari abana bato, ngo ababacecetse n'amabuye yarangurura. Igihe dukorera Imana tujye twikuramo ibintu byo kumva ari twe kamara, ibintu byo kumva hariho ibyo kuvuga ngo wenda se abantu ntibabyumva. Oya, wowe jya uvuga ab'Imana bazumva. Ubwo rero ntabwo Imana yakora ikosa ryo kwihanisha umuntu ngo imuragirire kwa Satani. Ikindi ngo nuko igikombe kizuzuzwa, agasozi kagacishwa bugufi, ngo imisozi n'udusozi bikaringanizwa. Iri jambo ryarasobanuwe ngo ni ugucisha bugufi, icyo bise mu gitabo cy'icyongereza ngo human pride, ubwibone bwa muntu. Ngo no gufatamira ibitekerezwa byose mu mitima ngo bigomorerwe Kristo. Nuvuga ngo mu iyobokamana hari abantu bigaragaje nk'abasumba abandi, ngo ku buryo yagukatira umwanzuro ntubone ijuru, ku buryo atagushyinguye mu ijuru batakwakira. Ibyo rero abantu barabyemera, ariko ubwibone bw'umuntu bugomba gucishwa bugufi, icyubahiro cy'Imana kikererezwa. Uko niko byanditse mu gitabo cya Yohana. Yohana mubatiza yaravuze ngo uwakwiriye gukuzwa uwo ni Yesu, ngo naho nge ngacishwa bugufi. Ntabwo wowe n'Imana mwazamukira rimwe, kuko n'urugo ntirubamo abatware babiri. Byanga bikunda birakwiye ko umuntu aca bugufi, Imana ikubahwa. Ni mu buhe buryo se? Nubwo ntarajya mbere, ku isi dufite imvugo zavuzwe n'abantu, zirizerwa, ziremerwa, zirakundwa. Abo zikungahaza ubu barakize, bageretse amazu ku yandi ariko zitanditse. Noneho hakaba izavuzwe n'Imana ariko zisa n'izitazwi. Ubwo abantu barubashywe, Imana irasuzugurwa. Ntabwo bishoboka rero ko Imana yubahwa ngo nabo bungirize, ahubwo Imana igomba kubahirika ikabona kubahwa. Aho ni mu mitima. Ntawe izabuza gutura, ndavuga kubaka. Ntawe izabuza kubyara, ntawe izabuza business ze, ariko umushinga w'ikinyoma Imana iwugabaho igitero, ikohereza ukuri kwayo. Niyo mpamvu bavuze ngo mutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Tugomba kumenya ibyatumye iyo nzira isiba, kuko nta wasibura atazi uko basibye. Imana yagize abanyarugomo. Imana dukorera, Imana twizera, Imana ukunda nanjye nkunda, yagize abantu bayigomera baragoma. Wenda mu 20 gusa nasoma, nubwo tutari twajya mu ngingo ku yindi, ni igitabo cya Ezekiyeli. Mwumve ibintu bayikoreye. Ndasoma muri Ezekiyeli, nsome no muri Yeremiya, tubone tubabwire ingingo zigomba gutunganywa cyangwa se zigomba kugororwa muri iki gihe giheruka, Yesu akabona kugaruka ariko ibintu byaragiye habona. Ezekiyeli 37, Ezekiyeli 34 harimo ijambo ndihutira gusoma ku murongo waho ni wa 18. Ni Imana yabwiraga abungeri, bisobanuye abayobozi b'Isirayeli cyangwa se b'itorero ryayo. Haranditse ngo kuko umurongo wa 21, kuko mwabyigishije, oya umurongo wa 18, ni mwumvi mwarishije urwuri rwiza, mbese mwarabisuzuguye bituma muvungagura urusigaye. Mwashotse amazi y'urubogobogo, mwarabisuzuguye bituma mwangiza aho mushigaje mukayatoba. Maze intama zanjye zo zirya ibyo mwavungavunze, zikanywa yo mwatobye. Ibi ni urugomo.
cyakora ni imigani. Ubwo utumva imigani ntago yaba byumvise. Umushumba uragira, intama ikabikunda amazi n'urwuri, nibwo buzima bwayo, kuko nta waba hatarya. Intama yagombaga kurya urwuri, none urwuri rwiza umushumba araruriye, ngo mwarishije urwuri rwiza, ngo mbese mwarabisuzuguye bituma muvungagura urusigaye. N'abantu bari n'abungeri bari bashinzwe kuragira, urwuri rwiza bararurya, barangije urusigaye ntago baretse ngo intama zikurikireho, ahubwo bararuvungagura, baranyukanyuka. Aba ni abagome, kandi ubwo bari kubikorera shebuja wabahaye akazi. Noneho bageze ku mazi naho ngo banywa meza y'urubogobogo, pure water, meza y'umusarara. Noneho barangije bafata ay'intama ziranywa zifite inyota barayatoba. Ibi bintu se byabereye mu kihe gihugu, ku yihe tariki, hari mu wuhe mwaka? Niba ubizi ngo ayo makuru yaduhe. Ni ubuhanuzi. Imirongo ya Bibiliya ni rwo rwuri. Muri teoloji umuntu yishyura amafaranga cyangwa se idini rikamwishyurira, kuko ntawe uyigira ubuntu. Yarangiza akiga imyaka runaka, yarangiza akiga akantu ku kandi, isabato, uwayiruhutse, abayikuyeho n'ibindi, Noheri uko yabayeho, gusenga, abasenze bapfukamye, akiga akantu ku kandi. Icya 10 wagitanze bwa mbere, aho cyagiye ibyo akabyiga. Cyakora ntago yiga byose, kuko si Imana, ntawamenya byose nk'Imana. Birashoboka ko hari n'ukuri kumwihisha, ariko ibintu azi ntabwo ari ko abiha umukumbi. Noneho abandi akababwira ati oya, Yesu yayibambye ku musaraba, ntaho yabisomye. Murumva ko kuvungagura urwuri no gutoba amazi bisobanuye ngo ni ukuvanga inyigisho. Noneho umukumbi, abayoborwa, abizera bagasigarana ibintu bitizewe, byo bita pirate, by'ibihimbano bisondetse, bimeze nk'amafaranga y'amiganano. Ukoreye umuntu akaguhemba miliyoni y'amiganano, ntacyo yakumarira, ahubwo yagufungisha. Abantu benshi rero bafite inyigisho zizabafungisha mu muriro utazima, kandi zarabatwaye igihe, barazibatirijwe, barakoze n'ibirori, barishyuye no kwigira batisimu. Ibyo byose byarabatwaye igihe, imbaraga, umutungo. Ibyo byose bikwiriye kumenywa kugira ngo udashora umushinga w'ubujiji, kuko ubujiji buzatera kuyoba. Mu gitabo cya Yeremiya 5:30 haranditse ngo, ikintu gitangaza kandi cyangwa urunuka cyabonetse mu gihugu. Abahanuzi bahanura ibinyoma, abatambyi bategeka uko bishakiye, kandi abantu banjye bashima ko bagenza batyo. Amaherezo yabyo se muzabigira mute? Murumva ko Imana ifite abanyarugomo bayigomera. Rero aho hadutera kwibaza ngo mbese inzira ni zingahe? Inzira y'Imana ni imwe. Icyo turaza kugisesengura, ariko iyo nzira y'Imana ibangikanye n'inzira z'ibinyoma. Noneho hari ingingo zigera muri 5 turavugaho, maze tuze gusobanura akantu ku kandi. Icya mbere, mu bintu bigomba kuba bigaragara muri iyo nzira y'Imana, kuko turi kwiga ngo gutunganya inzira y'Uwiteka, ni amategeko 10 y'Imana. Cyo ni icya mbere. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo umuntu agiye kuyobya inzira, yibasira ayo mategeko. Icya kabiri, ni inzira yo kubabarirwa ibyaha, uburyo umuntu ababarirwa ibyaha. Icyo nacyo hagomba gushingwa icyapa kiyobora abayobye, kugira ngo bamenye ngo burya ntitwababariwe, ahubwo dutangire umushinga tubabarirwe. Icya gatatu, ni uburyo bwo gusenga. Abasenga bose ntabwo Imana ibemera, hari amasengesho Imana yise ikizira. Icya kane, ni imikoreshereze y'umutungo w'itorero. Icya gatanu,
ni gahunda n'ingengamikorere mu itorero. Ibyo bintu uko ari bitanu turaza kubisesengura. Ndagira ngo kubiga Bibiliya bamenye neza ko iyo hariho gutunganya inzira y'Uwiteka, hariho no guhangana no gusiba cyangwa se gufunga cyangwa kubuza abantu kunyura mu nzira z'ubuyobe. Amayira yose agana ku kuyoba hakwiriye kumvikana ijwi ribuza abantu kuyanyuramo, kandi hagashyirwa umurinzi ku itangiriro ry'inzira y'ukuri kugira ngo abantu bayoborwe berekwe iyo nzira. Ibyo byarahanuwe, wenda ntarajya mbere, muri Yesaya 62 umurongo wa 10 ni inshingano y'ababwirizabutumwa kwerekana iyo nzira itunganye. Haranditse ngo, Yesaya 62 umurongo wa 10 haranditse ngo, nimusohoke munyure mu marembo, mutunganirize abantu inzira, mutumburure inzira nyabagendwa, muyikuremo amabuye, mushingire amahanga ibendera. Inzira y'Imana nyabagendwa ngo muyitumburure ngo kandi mushingire amahanga ibendera. Noneho ubwo ijambo rivuze ngo mutunganiriza abantu inzira kandi ngo muyitumburure, mu yandi magambo muyizamure igaragare hejuru, ye kwika, kuko yitse ishobora kuzura vuba n'amazi umwuzure wayifunga. Mwe muyizamure ijye hejuru ku buryo umuntu ushaka kuyinyuramo agenda ariko arahirengeye. Noneho ikindi, mbega ubwo iby'Imana si ibyo gupfukiranwa, si ibyo guhishirwa, birakwiye ko hari ibintu Imana yagiye ikora, ntabwo ari iyobokamana ariko n'urugero ndabaha. Kubona no kwipaki y'itabi bandikaho akaga karyo, ibyo nabyo burya hari ahantu Imana yagutegera henshi ushaka kumva, ntabwo wabura ibikumvisha. Ubwo birakwiye rero ko n'umusinzi amenya akaga k'inzoga, uwica isabato akamenya akaga kabyo, umurozi akamenya akaga k'uburozi. Mbega birakwiye ko inzira y'Imana itumbururwa, ukuri kukamenywa hose. Ikindi, ngo amahanga muyashingire ibendera. Amahanga, Bibiliya avuga ngo hariho indimi, amoko, imiryango. Ubutumwa bwiza bureba abo bose, ni Ibyahishuwe 14:6. Ayo ni amahanga: abagabo, abagore, abana. Nawe tekereza abantu bateze amatwi ukuri, ayo ni amahanga. Ntabwo ari umuntu bashaka, ntabwo ari ibisekeje babuze. Kuri YouTube hari byinshi byakabarangaje, ariko inzira y'Imana mbega barazengurutse. Ubu hari abantu bamaze guhindura amadini kugeza ubwo umuntu afata icyemezo ati njye ngiye kwicara, nzajya mfasha uwo mbonye, ntawe uzongera kundira amaturo, nanjye nzayikungahaza, ariko singiye gukungahaza abafite ingo batunze nk'urwanjye. Uwo muntu akananirwa ati ndabiretse, nimbona abakorera Imana by'ukuri. Ndibuka umwe twabonye dusanga amaze imyaka yarayabitse, aravuga ati nabuze abakorera Imana, numva ntarya ibyayo, ijwi rirambwira ngo mbibike. Najyaga mbona ubabaye nkamufasha, none menye ko kwari ko kuri. Arangije abonye itorero ry'Imana nuko rikora, arahununura, azana amagana menshi. Amahanga akeneye kwerekwa ibendera. Iryo bendera rivugwa ni ibendera ry'Imana rigaragarira mu mategeko yayo no kwizera Yesu. Ubwo rero birakwiye ko ukuri kw'Imana gusobanuka. Mu gitabo cya Mika igice cya 4, Mika 4 umurongo waho n'uwa 3 haranditse ngo, Mika 4 umurongo wa 3 haranditse n'umurongo wa 2, kandi amahanga menshi azahaguruka avuga ati nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka no ku rusengero rw'Imana ya Yakobo, kandi zatuyobora inzira zayo tuzigenderemo. Kuko Siyoni ariho hazava amategeko, ni Yerusalemu hakava ijambo ry'Uwiteka. Ni iki gikura abantu iyo bari barayobeye? Nuko baba bashaka ibintu bibiri: ni ukumenya inzira z'Imana no kuzigenderamo. N'ibyo bintu bibiri. Mu gitabo cy'Intambara Ikomeye harimo ijambo rivuga ngo, ni icyigisho cya 37 kubwo gucungura igihe, ndayavuga mu mutwe. Haranditse ngo, inshingano ya mbere kandi iruta izindi ku muntu wese utekereza,
ni ukwiga ibyanditswe akamenya ukuri icyo ari cyo. Iyo ushaka kuyoboza inzira wiga Bibiliya. Icya kabiri ni ukukugenderamo. Umaze kumenya kwa kuri ni ukukugenderamo. Icya gatatu ngo ni ugushishikariza abandi, encourage others, gushishikariza abandi gukora nkawe. Ni ibintu bitatu ku muntu wese utwumva niba atekereza, niba ibintu bitatu Imana imuzeyeho. Icya mbere ni ukwiga ibyanditswe ukamenya ukuri. Ntago wamenya ukuri utize Bibiliya. Icya kabiri ni ukugendera muri kwa kuri wamenye. Icya gatatu ni ugushishikariza abandi gukora nkawe. Ayo magambo yanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye, Icyongereza ni 598. Ni icyigisho cya 37. Turi kwiga gutunganya inzira y'Uwiteka. Ubutumwa buheruka bugutegura abantu bazasanganira Yesu agarutse. Kandi Yesu nk'umwami ugiye kugaruka ntabwo yazira mu kavuyo k'imyizerere ngo aterure abadahuje imyizerere abajyane mu ijuru. Aho yarandikishije ngo hariho kwizera kumwe. Birakwiye rero ko abantu bamenya ko nta nzira nyinshi zigana mu ijuru, kandi kwizera ikinyoma umaramaje bikaba bitagihindura ukuri. Mu gitabo tugiye ku ngingo ya mbere, ku ngingo ya mbere ivuga ibirebana n'amategeko 10 y'Imana. Mu gutunganya inzira y'Uwiteka, amategeko 10 y'Imana agomba kwererezwa. Mu gitabo cya Matayo igice cya 5 umurongo wa 17. Ku bantu biga Bibiliya bazi neza ko ishingiro ry'ubwami bwa Yesu yabikubiye mu ncamake iboneka muri Matayo 5:6-7. Aho uyuhize ubu maze kumenya ishingiro ry'ingoma ya Yesu mu mutima wawe, kandi ntabwo ushobora gutakubwa ubukristo uramutse ukurikije ibyanditsemo, kuko Yesu yaravuze ngo uwumva aya magambo akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Burya inyigisho za Yesu, amagambo ye nirwo rutare umunyabwenge yubakaho, maze imiyaga n'imvura n'imivu ntibimusenyere. Iyo nzu wubaka ni ukwizera. Ntugapfe kwizera. Iyo upfuye kwizera uba wubatse ku musenyi. Noneho muri Matayo 5 umurongo wa 17 kugeza ku wa 19, imvugo za Yesu ziba zisobanutse. Dore uko yavuze. Ntabwo ari Matayo wabivuze, ni Yesu. Mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Nuko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko, naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Ariko uzayakora akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Iyi ni imvugo ya Yesu. Uretse no kubyigisha, atubujije kubitekereza. Mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Indi mvugo ya Yesu ku mategeko 10 iboneka muri Luka 16. Luka 16 umurongo waho ni wa 17. Yaravuze ngo icyoroshye ni uko ijuru n'isi byashira kuruta ko agace k'inyuguti imwe yo mu mategeko kavaho. Itegeko riza ari simple, riba ryoroheje mu mvugo. Nawe tekereza Adamu na Eva, Imana ibajyana muri Edeni, ijambo yarabwiye ngo ngibi biri mu ngobyi, ariko igeze ku ijambo ngo igiti cyo hagati yo muri ingobyi ntukakiryeho, ryari ryoroheje ku buryo ngo no kurirya umugore asoroma akarya
ntabwo yari azi ko ari gukurura isi aya mahano yose tubona. Iyo aza gufotora muri ririya tunda akabonamo imirambo y'abo tumaze gushyingura kuva isi yabaho, akabonamo intambara z'imiryango, iz'ibihugu, akabonamo abavuka bafite ubumuga bwabo bw'ubwenge bwaba n'ubw'umubiri, akabonamo aho umuntu ari gusazira imyaka 40, akabona inda zivamo, ntabwo yari kurya ririya tunda. N'abanyabyaha bacumura none itegeko iryo ari ryo ryose waba wica, cyane cyane ko Yesu yavuze ngo naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi. Iryo ubona ryoroshye, ubwo urarizi iryo ubona ryoroshye, niba ari ntukibe, niba ari ntukabeshye, niba ari ntugasambane, niba ari ntukagire izindi mana, niba ari wibuke kweza umunsi w'isabato, niba ari wubahe so na nyoko, ukavuga uti kubaha papa utarize nge narize ntacyo bimbwiye. Ni iryo woroshya nawe ubwo urarize aho wicaye, aho ugenda, iryo woroshye urarize. Noneho iryo tegeko ryoroheje uryica none aramutse afatoyemo kubura ijuru by'iteka, agafotoramo kurimbuka hamwe na Satani n'abadayimoni, agafotoramo ibyago 7, ntabwo yaryica. Niyo mpamvu umunyabwenge Mose yavuze ngo iyo babanyabwenge baba bamenye ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Kwica amategeko y'Imana biriho. Ibitero Satani yagabye ku mategeko y'Imana ni byinshi, ariko reka mvuge iyi migabane 3. Umugabane wa mbere ni abavuga ko amategeko yavuyeho. Umugabane wa kabiri hari abavuga ko nta wayashobora. Umugabane wa gatatu ni abayica mu mibereho yabo. Ubwo umuntu wigisha ko amategeko yavuyeho, Yesu amaze kubona ko izo nyigisho zizaza, aravuze ngo mwitekereze. Amaze kubona ko hari abazabyumva akibwira ko ari byo, aravuga ngo yewe icyoroshye, icyaba cyoroshye ni uko ijuru n'isi byavaho, iyi migabane 5 y'isi ikavaho, amasi akavaho, izuba, ukwezi n'inyenyeri bikavaho, ariko amategeko ntaveho agace kayo gato. Nayahe se? Ni ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ni ntukiremere ibishushanyo bibajwe, ryo ni irya 2, ni ntukavugire ibisizina ry'Uwiteka, ni irya 3, wibuke kweza umunsi w'isabato, ni irya 4, wubahe so na nyoko, ni irya 5, ntukice, ni irya 6, irya 7 ntugasambane, irya 8 ntukibe, irya 9 ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, irya 10 ntukifuze ikintu cyose cya mugenzi wawe. Ndetse Yesu mu mibereho ye yo kwisi aya mategeko yose uko ari 10 yagiye ayavugaho. Usomye nko muri Luka Matayo 19, igihe umusore umwe yasanze Yesu akamubwira ngo nkore cyiza cy'ingo nzaragwe ubugingo buhoraho, umva uko Yesu yamusubije. Matayo 19 umurongo wa 17, nawe aramusubiza ati unyitira iki mwiza? Umwiza n'umwe gusa, ni Imana, ariko nushaka kugera ku bugingo witondera amategeko. Mukristo muyoboke, mwizera muyobozi, erega nawe mupagani ntago dushaka kugusiga. Niba ushaka kugera ku bugingo ukazabaho iteka, ukabana n'Imana, ukishimana n'abera n'abakiranutsi b'ibihe byose, witondera amategeko. Iyo ni imvugo ya Yesu, si yanjye, si n'iy'idini. Haranditse ngo aramubaza ati nayahe? Murumva abanga kuyigisha. Aramubaza ati, ubwo barabazaga kwa Yesu ntago bapfaga kwiga ngo amina, ngo bakubita umudiho badasobanukiwe, ahubwo barabazaga. Aramusubiza ati ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyera abandi, wubahe so na nyoko, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uwo Yesu twizera nibo bageze muri Matayo 24 avuga iby'iyi minsi y'imperuka n'ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu. Umurongo wa 20 aravuga ngo namwe musengere
kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato. Ese Yesu yarabuze ubwenge ku buryo yari kuvuga ngo bazasengere ngo batazahunga ku isabato kandi izaba yaravuyeho? Urumva ko abavuga ko yari kuvaho, ko yavuyeho ku musaraba, barabeshe, si Yesu wabatumye. Ahubwo dore Yesu ko yatumye, mu bintu muzajya musengera no mu byumba, n'abandi bajya ku misozi za Kanyarira na hehe, mu bintu mutazibagirwa, utarasengera visa ya Amerika, utarasengera umugabo wabuze, utarasengera akazi ka menshi cyangwa imodoka n'urupangu, jya ubanza usengere ngo nihabaho akaga ke kuzaba ku isabato. Ariko ntabwo avuze ngo ku cyumweru, nta nubwo avuze ijyuma. Turi kwiga ngo gutunganya inzira y'Uwiteka. Muri uku gutunganya inzira y'Imana, ibyo abantu babesheye Imana bigomba kuvaho. Ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo Imana yakemera gushyigikira inyigisho z'abantu abavuga ko amategeko y'Imana yavuyeho, ni ikinyoma, kuko Yesu avuze ngo kugeza aho ijuru n'isi bizashirira amategeko ntazavaho na gace gato. Hari abavuga ko nta wayashobora. Igisubizo kigufi ni uko Yohana 15:5 haratubwira, Yesu yaratubwiye ngo ntacyo mwabasha gukora mutamfite, uretse no kwitondera isabato, no kuvuga neza, no gutanga, no kubabarira uwaguhemukiye, yewe no kugirira neza uwo mwashakanye, no kurera abana bawe neza. Ibyo byose tubishobozwa na Yesu turimo. Yesu ati ntacyo mwabasha gukora mutamfite. Ubwo rero uko ukenera Yesu ngo agushoboze kureka inzoga, ugakenera Yesu ngo yirukane abadayimoni mu mwana wawe, ugakenera Yesu ngo akuzuze n'uwo mufitanye ikibazo, ugakenera Yesu ngo agushoboze gusaba imbabazi, ni nako ukeneye Yesu ngo agushoboze kweza isabato. Nikunanira nuko uzaba umubuze. Noneho ariko dukuyeho findi nuko iyo abantu bavuga ko amategeko yavuyeho, ntabwo akenshi baba bari kuvuga ko twemerewe kwiba, ntabwo baba bavuga ko twemerewe kubeshya, ntabwo baba bavuga ko twemerewe kugira izindi mana, nabo usanga ari imwe gusa basenga kuva tariki ya mbere kugeza ku ya nyuma y'umwaka, ahubwo baba bibasiye irya kane. Itegeko rya kane ryaribasiwe kuruta ayandi yose muri iki gihe cyacu. Ubwo rero birakwiye ko ryererezwa hamwe n'ayandi, kuko Yesu kandi ubwo irya kane nirivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Ubwo rero igihe cyarageze, tariki 7 ukwezi kwa gatatu muri 321 nyuma ya Kristo, umwami w'abami witwa Constante w'i Roma n'umukuru w'itorero w'i Roma witwaga Silvestre bemeza itegeko rikwirakwizwa muri ibyo bihugu by'i Buraya yuko abantu bose bakwiriye kuruhuka ku wa mbere w'iminsi 7 ariho ku cyumweru. Ubwo rero uyu munsi, uwo munsi warakwiriye, waremewe na benshi barawukurikiza, ariko byari byarahanuwe ko hazabaho ubuyobe, kandi Satani yari afitemo inyungu, kuko isabato niryo tegeko ryerekana Imana nk'umuremyi, ku buryo abantu bayiruhuka neza ntabwo hari kuba ku isi hari abasenga ibigirwamana. Tugiye ku ngingo ya 2, inzira yo kubabarirwa ibyaha. Iyo havuzwe kubabarirwa ibyaha, tubanze twibuka ko icyaha ari ukwica itegeko. Umuntu wese wigisha abantu kubabarirwa abakwiriye no kubanza kubigisha kwemera icyaha. Ariko dufite abantu benshi bavuga ngo agakiza, bakavuga ngo kwihana, ariko batavuze kwica amategeko. Muri iyi nzira y'agakiza harimo ubuyobe bwinshi bwateye, nk'ibi bikurikira. Icya mbere ni ukwibwira ko ushobora kubabarirwa binyuze ku wundi muntu. Ibyo binyuranye n'urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 5, havuga ngo hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu. Icya kabiri ni ukwibwira ko umuntu ashobora kubabarirwa
ari uko yibabaje, imiruho, kwibabaza, kwihotora. Mu gitabo cy'urwa mbere rwa Yohana igice cyaho cya 2 haranditse ngo, bana bato mbandikiriye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, niwe Yesu Kristo ukiranuka. Niwe mpongano y'ibyaha byacu, kandi si ibyaha byacu gusa, ahubwo n'iby'abari mu isi yose. Ibyo bishatse kutwizeza ko umuntu wese ahantu ari ku isi aramutse yisunze Imana, akihana ibyaha bye ku Mana, akizera Yesu wadupfiriye, yababarirwa. Ibyo bishimangirwa n'amagambo dusoma mu gitabo cyitwa Conqueror Pacifique, intwari z'amahoro, aricyo cyitwa ibyakozwe n'intumwa mu bindi bitabo mu zindi ndimi, ku rupapuro rwa 492 haranditse ngo, ibitera Imana kubabarira, ibyo dusabwa ngo tubone imbabazi z'Imana biroroheje kandi birasobanutse. Kugira ngo tubone imbabazi z'Imana, Imana ntabwo idusaba kwinaniza, nta nubwo idusaba gukora ingendo ndende zo kwihotora, nta nubwo idusaba kubabaza umubiri kugira ngo imitima yacu tuyereke Imana, cyangwa se duhongerere ibyo twakoze. Mbega wakubwira ngo ukubitwe inkoni zingana n'ibyaha wakoze, niyo wakubitwa 100 ntizakuraho na kimwe. Noneho inyandiko iravuze ngo, umuntu watura ibyaha akababarirwa, umuntu watura ibyaha akabireka arababarirwa. Kristo atuvuganira mu bikari byo mu ijuru, ahendahendera abo yatangiye amaraso. Ibinyejana, imyaka ibihumbi ishize apfuye, ntabwo yigeze itesha agaciro igitambo cye cy'impongano. Bwaba ubuzima cyangwa urupfu cyangwa uburebure cyangwa ubujyakuzimu, nta na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana muri Yesu Kristo. Ntabwo ari uko ari twe twegera Imana, ahubwo ni uko ari yitwegera. Si uko ari twe dutera intambwe ya mbere ngo tujye gushaka Imana, ahubwo ni yitera intambwe ya mbere ikatwegera. Ugakabakabwa, ukoroha, ugatangira kumva ubuza amahoro, ibyaha byagusetsaga bikakuriza. Erega n'ubuntu bw'Imana baba byivanzemo. Noneho iyaba agakiza kacu kakomokaga ku mihati yacu bwite, ntabwo twakizwa. Ubwo mu nzira zayobye mu kubarirwa ibyaha, naho abantu babwirwa ngo ni amafaranga ya naya, ni ibihano ibi n'ibi, ni ukureka kurya amasahani ya naya, ni ukwiyiriza iminsi iyi n'iyi, icyaha kikavaho. Erega hakaba n'abashyiraho gukubitwa inkoni. Ibyo byose ni ukutamenya ko Yesu yadupfiriye. Bibiliya avuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ubwo rero icyo kwibwira ko hari ibintu umuntu yakora ngo Imana imwemere, ari utuntu twiza yaha Imana maze Imana ikemera, ibyo ni ukwibeshya. Ahubwo Imana ishaka ko wemera ibyaha ukabyatura kandi ukababarirwa. Noneho ukwiriye kwizera. Ikindi kirimo ubuyobe muri iyi nzira yo kubarirwa ibyaha, ni ukwibwira n'abantu kwibwira ko hari ibyaha bito bizakurirwaho aho bita muri purigatori hatabaho. Ibyo binyuranye n'umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 4, aherekana ko abazima tuzi ko tuzapfa, ariko abapfuye bo ntacyo bazi, ngo nta n'icyo bakizeye mu bikorerwa munsi y'ijuru. Icyaha utejejwe muri ubu buzima ntago kizabasha guhongererwa bamaze kuva mu mwuka. Ibyo rero ibyo abantu bibwira ngo bizakorwa nyuma y'urupfu, iyo umuntu apfuye idosiye y'irabumbwa izongera kubumburwa mu rubanza. Noneho ku ngingo ya 2, inzira yo kubarirwa ibyaha abantu barayiyobeje. Abantu aho kwerekana Yesu nk'intama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi, berekwa abayobozi b'amadini yabo nk'abashobora kubahongerera. Noneho ukibaza, niba ushyira ibyaha pasiteri we ntakora ibyaha, ese ko abikora abishyira nde? Abaroma 3:23 haranditse ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ubwo na wa wundi wubaha cyane mu idini, wa wundi ugutera ubwoba, wibwira ko amenya n'ibyawe bihishwe,
nawe arimo muri uwo murongo, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Agatsinda igikomeye cyane mu Byahishuwe 19 umurongo wa 10, marayika yanze gupfukamirwa. Uri muntu ki wemera ko bagupfukamira? Marayika Gaburiyeli wasimbuye Satani ku ntebe yahozeho, aje kwereka Yohana yerekwa. Yohana yikubise hasi kumuramya, marayika Gaburiyeli aranga ati Imana bari yuramye, Imana bari yusenga. Nta muntu ukwiriye gupfukamirwa, nta muntu ukwiriye kubwirwa ibyaha keretse uwo wabikoreye umusaba imbabazi. Nta muntu wakuzuza n'Imana keretse kuyikurangira nk'uko tubikwereka. Ingingo ya gatatu ni uburyo bwo gusenga. Abantu mu misengere turabibutsa, turi kwiga gutunganya inzira y'Uwiteka. Mu misengere ibi nabyo habayemo kwibeshya. Muri Yohana 4 umurongo wa 23 haranditse ngo, Yohana 4:23 haranditse ngo, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Kuri iyi ngingo y'amasengesho ku isi abasenga ni benshi, kandi ubwo hariho ubuyobe bwinshi mu gusenga tutarangiza ubu. Bwa mbere hari abasenga ibitari Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ubwo urumva ko bayobye, kuko ubutumwa bwa marayika wa mbere buboneka mu Byahishuwe 14 umurongo wa 7 buravuga ngo mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye, muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ubwo abaterekera, abaraguza, abasenga ibiti n'amabuye, abasenga ibifi binini cyangwa inyanja cyangwa izuba cyangwa ukwezi barayobye. Bakwiriye kuyoborwa atari ku byaremwe, ahubwo bakayoborwa ku yabiremye. Niba usenga umuriro utinya amazi. Niba usenga imvura, ntabwo imvura ihoraho, kuko igihe kiragera izuba rikava. Ubwo raba beshejweho n'imvura bapfa ku zuba. Niba usenga ukwezi, nijoro ntabwo kuba kuri kumurika. Uramutse usenze ibiti nabyo bihinduka inkwi, kugeza ubwo muri Yesaya havuga ngo umuntu aca igiti akagikoramo 3, kimwe agikoramo intebe akayicaraho, ikindi akagikoramo amakara akayacana akota, yarangiza icya gatatu akagikoramo igishushanyo akagipfukamira atarararara. Iyo niyo Mana yawe. Nawe urumva ko iyo logike mu buryo bwumvikana bw'ubwenge ni umusavu umwe uciwemo 3, umwe ubaye amakara ejo atazaba akiriho, undi ubaye intebe uyicayeho, ubwo uri kuyikoreraho ibyo ku ntebe nyine. None urangije indi uti niyo yakuremye, kandi ubwo icyo giti aho cyamereye harahari, n'igihe cyari kuborera kirahari, uwagitsinze arahari, uwakibaje arahari. Urumva ko gusenga ibyaremwe ni ukubura Imana. Ntawabona uwabiremye ngo asenge ibyaremwe. Abantu b'isi bayobye, tuzabereka iyabaremye, nibayimenya bazayisenga. Kandi rega na ba bantu utinya ukabasenga, wibwira ko bera cyane ku buryo bari mu mutima, nabo bararemwe. Ubwo rero mu gusenga hariho gusenga Imana y'ukuri yaremye ijuru n'isi, hariho kuyisenga mu izina rya Yesu, naryo ni itegeko. Isengesho ryose rigomba gusengwa mu izina rya Yesu, bitari ku mvugo gusa, ahubwo ugasenga wizeye mu mutima, uzi neza ko hatabaye Yesu nta sengesho ryasubizwa. Icya gatatu ni ukubaha Imana igihe usenga. Ntabwo ndasoma imirongo myinshi kuri iyi ngingo, ariko igihe dusenga Imana dukwiriye kuyipfukamira ku mpamvu 3. Iya mbere irakomeye, iya kabiri ni uko iri aho turi, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu
nuko tuba tuzi neza ko natwe turi ibiremwa biciye bugufi imbere yayo. Ubwo rero iyo umuntu asenze adahaye icyubahiro Imana biba bitewe no kutamenya gukomera kwayo. Niyo mpamvu mu gitabo cya Zaburi 95 umurongo wa 6 umuhanuzi yanditse agira ati, Zaburi 95:6, nimuze tumuramye twunamye dupfukamire Uwiteka umuremyi wacu. Tumuramye twunamye dupfukamire Uwiteka umuremyi wacu. Mbibutse ko no muri Daniyeli igice cyaho cya 3 igihe basabwe gupfukamira ibigirwamana banze kubyikubita imbere, kuko bari bazi neza ko uwemerewe gusengwa no kwikubitwa imbere no gupfukamirwa ni Imana yaremye ijuru n'isi. Icyo cyubahiro banze guha Imana, guha ikigirwamana, nicyo bagomba Imana. Niyo mpamvu muri Daniyeli 6 umurongo wa 10 n'uwa 11 hatubwira ko Daniyeli yasengaga 3 ku munsi kandi apfukamye. Noneho abasenga mu masinagogi, abasenga mu miryango, abasenga ahantu hose publicly mu ruhame, usengera mu rwiherero aho yateguye wenyine ategetswe gupfukamira Imana. Ibyo biboneka mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami. Icyigisho cyaho ni icya mbere, ni icya kabiri, harimo ijambo ritubwira ngo, ni page 48 mu Cyongereza, haranditse ngo haba ari mu ruhame cyangwa ahiherereye turamya Imana tugomba kuyipfukamira igihe tuyibwira ibyo tuyisaba. Yesu ari we rugero rwacu, yarapfukamye arasenga. Byanditse muri Luka 22 umurongo wa 41. Abigishwa be bavuzweho ko nabo bapfukamye bagasenga. Ibyakozwe 9:40, uwo ni Petero azura Tabita, yarapfukamye arasenga. Pawulo yaravuze ati, nicyo gituma mfukamira Data wa twese se w'Umwami Yesu. Ubwo ni ukuvuga ngo na Efeso 3:14, igihe yaturaga ibyaha by'ubwoko bw'Isirayeli, Ezira yarapfukamye arasenga. Ubwo rero urumva ko dukwiriye gupfukamira Imana tukayiramya kandi tukayiha icyubahiro cyikwiye, ntiwange gupfukamira ibigirwamana ngo wange no gupfukamira Imana. Ubwo rero gusenga bikwiriye gutunganywa. Ikindi kitemewe mu gusenga cyavuzwe na Yesu mu kibwirizwa cyo ku musozi muri Matayo igice cya 6 umurongo waho ni umurongo wa 7, yaravuze ngo namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Umwana wawe aramutse aje agataha mu rugo, yahagera nawe akahagusanga ati, papa mpikaramu 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 mpikaramu, ahari ntabwo wakibwira ko hari aho yanyuze bakamuhinturire. Mu by'ukuri uri kumva ari kubibona, none ari gusubiramo asubiramo kandi atongera volume. Ibyo ni ikibazo. Yesu aravuga ngo namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato. Ntabwo Yesu atubuje gusenga mu gitondo na nimugoroba, ntabwo atubuje gusabira ikintu none nejo, oya, kuko yavuga ngo bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Ahubwo atubujije gusubiramo inshuro imwe, Mana mbabarira, Mana mbabarira, Mana mbabarira, Mana mbabarira, ngo wibwira ko in mind mu bwenge bwawe utekereza ko nuvuga 2 3 4 5 10 20 ukazenguruka 60 aribwo Imana iraba yumvise. Mbese koko mu bwenge bwawe waba wibwira ko Imana itinda kumva? Ese Imana ni nkawe? Ubwo rero birakwiye ko abasenga badasenga muri ubwo buryo buri formulaire, isengesho ryo gufata mu mutwe ugasubiramo nk'agasuku, iryo si ryo.
haranditse ngo wehoho nusenga ntukavuga amagambo uyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukennye mutaramusaba. Ubwo rero tujye twizera Imana, tuyisengere, atari ugusenga yahimbwe n'abandi, ahubwo usenga uko waramutse. Nurangiza uyibwire ibikuri ku mutima, kandi umenye ko Imana ikumva atari uko uvuze cyane. Ubwo rero hariho n'ibindi byinshi, gusenga mu rusaku. Gusenga mu rusaku hariho no kubyina. Abahanuzi ba Bali bo bageraga nubwo bikeba, bakikeba, biyambika n'ubusa, bigaragura hasi. Iyo misengere nayo ni y'abahanuzi b'ibinyoma, muzayisanga mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 18. Ubwo rero uburyo bwo gusenga nabwo buragororwa. Mu gutunganya inzira y'Uwiteka, abantu bagomba kumenya gusenga mu buryo nyabwo. Ku ngingo ya 4 ni imikoreshereze y'umutungo w'itorero. Imana yemeye ko mu itorero ryayo, mu ijambo ryayo, abantu bagomba gutanga ibyabo. Ibyo ni ibi bikurikira: ni icya 10, ni amaturo, ni ubwitange, n'imihigo. Yesu itorero yashinze nawe yarihereye mu gutanga, kuko Yesu ngo ntiyaje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Twakibaza, umuntu yaguha ubugingo akakwima imyambaro, umuntu yaguha ubugingo akakwima amazi, umuntu yaguha ubugingo akakwima ibyo kurya uri mu bitaro, ese yakanga kukuvuza? Yesu Kristo yatanze ikirenze ibyo. Ubwo rero ibyo si byananiwe. Itorero ry'Imana Yesu yarihaye ihame riboneka, ubwo hari ihame riboneka muri Matayo 20 umurongo wa 28, iryo ni rimwe. Hari riboneka mu Byakozwe 20 umurongo wa 36, rivuga ngo gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Ubwo muri Matayo 20:28 umwana w'umuntu ntiyaje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 20 umurongo wa 35 haranditse ngo gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Noneho muri Matayo 10 umurongo wa 8 haravuga ngo mwaherewe ubusa namwe mutangire ubundi. Mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi. Donner gratuitement, gutanga ku buntu. Mwaherewe ubusa namwe mutangire ubundi. Gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Noneho umwana w'umuntu ntiyaje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi. Iri hame nta muntu ritareba mu itorero. Rireba umuyobozi w'itorero, rikareba n'umwizera. Kuko Yesu yaratanze, intumwa ze zaratanze, n'abizera baratanze. Ubwo ni ukuvuga ngo gushaka kunyunyuza imitsi y'abandi ni ubuyobe. Ni ubuyobe. Umutungo w'itorero rero, uburyo ukoreshwa mu itorero rya Yesu ni ibintu bibiri. Icya mbere ni iyamamazwa ry'ubutumwa bwiza. Iyamamazwa ry'ubutumwa bwiza. Ibyo wenda reka mbisome mu 20. Ndasoma mu gitabo cya Yohana igice cyaho cya 4. Yohana igice cyaho ni icya 4. Haranditse ngo Yohana igice cya 4, ndasoma kuri uriya murongo wa 9. Haranditse ngo oya ni umurongo wa 8, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya, kugura bakoresheje amafaranga. Ubwo abigishwa bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Yohana 13 umurongo wa 29 haranditse ngo
kuko Yuda yari afite umufuka w'impiya, nicyo cyatumye bamwe bakeka yuko Yesu yamubwiye ati genda ugura ibyo dushaka kurya ku munsi mukuru, cyangwa ati gira icyo uha abakene. Icya mbere bakoreshaga uriya mutungo ni ukugura ibyo bakeneye mu ibwirizabutumwa. Bagiraga ingendo, bambukaga amazi, bicwaga n'inyota, bari bakeneye gusana imibiri yabo bakoresheje ibyo kurya. Iyo babwirizaga ubutumwa bari bafite umufuka w'impiya ubitswe n'umwe ari we Yuda, bakajya bakoramo ngo bagure ibibafasha ku mubiri igihe bari kubwiriza ubutumwa. Ntago byari ibihembo bya buri kwezi, ahubwo byari ibibafasha mu ibwirizabutumwa. Icya kabiri, bagiraga icyo bafashisha abakene. Niyo mpamvu itorero ry'Imana umutungo waryo ukora ibyo bintu bibiri: ni ibwirizabutumwa no gufasha abakene. Mu ibwirizabutumwa ni ugukora ibirikenerwamo, ntabwo ari uguhemba barikora, kuko barabwiwe ngo muhereye ubusa namwe mutangire ubundi. Noneho gufasha abakene ni ugukora ibyanditse muri Matayo 25 umurongo wa 37. Matayo 25:37 haranditse ngo reka mpere 34. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muraga ubwami bwaratunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo nywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo unywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, ari nge mwabikoreye. Yesu mu bintu byamuzanye yakoze ikintu kitashoborwa n'indi mbaraga yose yo ku isi. Yashyizeho itorero rihuriza abantu mu buvandimwe bwuzuye. Mbega bwa bumwe bwariho kuri bene Adamu icyaha kitari cyaza, bwa bundi Kayini na Abeli batagize, kuko Kayini yanze Abeli bitewe n'imyizerere ibiri. Iyo abantu bizeye Yesu baba umwe kurenza ababyawe n'amaraso. Isano ibahuza irenze isanzwe, irenze iy'umubiri n'amaraso. Aravuga ngo ubwo mwabikoreye umwe muri aba bene data, mes frères, aba bene data boroheje bari hanyuma y'abandi, ninjye mwabikoreye. Yesu mu bintu yakoze yakuyeho irobanuramoko, akuraho irobanura nzego, akuraho irobanura mabara, ironda koko, ironda ruhu, ibyo byose abikuraho. Noneho akuraho itandukaniro ry'inzego z'abantu, classe sociale, ku buryo aha niba muri kubyumva, umuntu wariye bigasaguka azirikanye uteze ibiganza asabiriza. Umuntu wambaye akikwiza azirikanye wa wundi wishwe n'imbeho, cyangwa se wambaye ubusa babuze uko ajya mu bandi. Wa wundi wanyweye agasagura, yayandi abandi bajyana mu kabari no mu bidagira umumaro, arazirikana bafite inyota. Mu buzima bw'abantu iyo ukurikije iryo hame uba uri umwe mu bagize itorero. Urikurikije afatanyije n'undi nibwo itorero riba rivutse, kuko Yesu ntabwo azabashima avuga ngo nari nshonje uramfungurira, ahubwo azabashima avuga ngo nari nshonje muramfungurira. Niyo mpamvu hananditse ngo abakiranutsi bazamubaza twakubonye. Ntago umukiranutsi azamubaza. Ni itsinda rikorera hamwe, ni itsinda ryerekeje hamwe, ni itsinda ryunganirana muri ibyo bikorwa bitandatu: kugaburira abashonji, kwambika abambaye ubusa, guha ikinyobwa abafite inyota, gucumbikira abatagira aho baba bakabona amazu wenda ububakiye cyangwa ubakodeshereje cyangwa ubazanye iwawe, no gusura abari mu mazu y'imbohe,
utitaye ku byabajyanyeyo, kandi warangiza ukagera no ku barwayi. Aho niho Imana itumye itorero. Ikirenze kuri ibyo ni uko ariho ubwiza bw'itorero n'ubwiza bw'Imana bigaragarira. Rero mu gutunganya inzira y'Uwiteka, isi izabiboneramo umugisha. Amaturo ntabwo akungahaza abakuru bahimbye idini, ahubwo amaturo azahesha Imana icyubahiro, kuko Yesu aravuze ngo burya ushatse kumpa jya ureba uri hanyuma y'abandi. Mbonereho mbwira umuntu uri kutwumvira muri karitsiye, utwumvira mu rugo iwe, uwabuze itorero ry'Imana ry'ukuri ko ryabonetse mu byanditswe, kandi ko iyi nyandiko twiyemeje kuyishyira mu bikorwa, ariyo mpamvu wumva ubutumwa ari ivugurura n'ubugorozi, kugira ngo ibice dufite tubyegeranye nibura dutabara umwe. Ubwo rero ushobora kuba uriho warabuze aho ukorera Imana. Ndakurangira Yesu, dore uko yavuze. Aba bantu iki kiganiro kitazabaho imbona nkubone, ahubwo cyanyuriye mu mugani, kugira ngo abantu bamenye ibyo bazazira bakabura ijuru. Mu bintu byakubuza ijuru, kudatabara abakene n'imbabare birimo. Noneho mwumve, ndasoma mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose, icyigisho cya 70, haranditse ngo mwumve uko Yesu azaganira n'aba bantu. Ni ku ipaje 639. Abantu bazajya ibumoso bwa Yesu bamwirengagije binyuze mu bakene n'imbabare, ntago bazaba bazi icyaha bakoze. Satani yabahumishije amaso, ntibamenye icyo bagomba gukorera bene se. Bari barihugiyeho, ntibita ku byo abandi bakeneye. Abantu bazajya ibumoso ngo ni abantu bihugiraho, ntibamenye uwaburaye, ntibamenye uwarwaye, ntibamenye uwapfushije, ntibamenye uwambaye ubusa, ntibamenye uhora atira umwenda. Abo bantu batajya bamenya ibibazo by'abandi, ngo nizo hene zizajya ibumoso. Hano haranditse ngo abakire Imana yabahaye ubutunzi kugira ngo bashobore kunganira abana bayo bababaye, ariko kenshi ntago bita ku makene y'abandi. Bajya bumva bafite isumbwe kuri bene se b'abakene. Ntabwo bishyira mu mwanya w'umukene, ntabwo basobanukiwe ibishuko n'ingorane n'intambara umukene agira. Noneho ugasanga imitima yabo ikamutsemo imbabazi. Mu mazu y'ibitabashwa, mu nsengero zitatse, abakire bikingiranira kure y'abakene, bicazwa kure y'abakene, maze ubutunzi Imana yabahaye ngo bubere umugisha ikiremwa muntu gikennye, bugapfushwa ubusa mu bwibone no kwikunda. Umukene avutswe inyigisho yari akwiriye kwigishwa buri munsi z'imbazi z'Imana, kuko Imana yatanze ibikenewe byose kugira ngo ashobore guhumurizwa mu makene y'imibereho. Abakene biyumvisha uburibwe bw'ubutindi, bigatuma ubuzima bubabera impatanwa. Akenshi bakagera ubwo bahinduka abifuza n'abanyeshari, ndetse buzuye gukeka ibibi. Abantu batigeze bamenya uko ubukene buryana, akenshi usanga banenga umukene bamuhinyura, ugasanga batuma umukene yiyumvamo ko nta gaciro afite. Ariko Kristo areba ibyo byose. Kristo areba ibyo byose. Mu idini biriyo, mu miryango biriyo, muri karitsiye birahari. Yesu ibyo byose iryo hinyu bahinyura umukene araribona, areba ibyo byose akavuga ati ninjye wari ushonje kandi mfite inyota. Iri jambo riteye ubwoba. Wa mukene mwahinyuye, wa mukene mwimye ijambo, wa mukene mwanze gusuhuza, ahindutse Yesu. Wa undi mwambara mukajya kureba mwarimbye, mwamwimiye abakene kandi yihishe muri abo bakene. Umuta mu bakene ukajya kumushaka mu rusengero rutatse, aho ntabayo. Byanditse mu Byakozwe 17:24 ngo Imana ntiba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu ntugira icyo akennye. Ubwo rero aravuga ngo ninjye wari ushonje, ninjye wari impunzi, ninjye wari ufite inyota, ninjye wari urwaye, ninjye wari ufunzwe. Igihe mwari mu birori ku meza akungahaye, narindi gupfira mu kazu k'akaruri
cyangwa mu nzira ntoya. Igihe mwari mudamaraye mu rugo rwanyu rukungahaye, sinari mfite aho ndambika umusaya. Igihe mwari mwarujuje mu nzu yanyu aho mumanika imyenda imitako ikungahaye, njyewe nari nambaye ubuce. Igihe mwakurikiranaga ibinezeza, nari ndi kuborera muri gereza. Ubwo rero ngo igihe mwatangaga uducagagure n'umukati mukeya muha umukene, igihe mwatangaga utwenda twacitse ngo muraho uwambaye ubusa, ese mwaba mwaributse ko muri guha umwami w'icyubahiro? Iminsi yose y'ubuzima bwanyu nari kumwe namwe, nihishe mu bababaye, ariko ntimwigeze munshaka. You would not enter into fellowship with me, I know you not. Ntabwo mushobora guhuza nanjye, simbazi. Aba bantu birukanywe batazize kudasenga, ntabwo bazize ko batatuye, ahubwo nuko bayayobeje bayerekeza ku batayakwiye, bayima imbabare. Yesu barayabuze, icyubahiro Imana ntiyakibona, kandi abakene bavutswe inyigisho bari guhabwa z'ubugiraneza bw'Imana. Rero iyi nzira y'ukuri, itorero ry'Imana rigomba kugaragara, kuko na Yohana igihe yabwirizaga yaravuze ngo ufite imyenda ibiri umwe utawufite, ufite ibyo kurya nawe nagira atyo. Ku ngingo iheruka muri gahunda n'ingengamikorere, Yesu yaduhaye umurongo uboneka muri Matayo 28:20 uvuga ngo mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Tubibutse ko ijambo turiho ari ugutunganya inzira y'Uwiteka. Twasanze hari ibintu bigera muri 5 bigomba gushyirwa habona. Amategeko 10 y'Imana akererezwa, abantu bakamenya inzira yo kubarirwa ibyaha, abantu bakamenya uburyo nyakuri bwo gusenga, abantu bagakoresha umutungo w'itorero mu kubwiriza ubutumwa no gufasha abakene, kandi abantu bakongera gukurikiza gahunda y'ibyanditse muri Bibiliya kuri buri ngingo. Amagambo dusoma twerekeza ku musozo naya akurikira. Igihe cyose ubwiriza ubutumwa, igihe cyose uyoboka, wowe ushaka inzira, ikintu cyose ukwiriye gukora, ukwiriye kureba ko gihuje n'ibyanditswe byera. Yesu yaravuze ngo mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Haranditse mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose, page 826 mu Cyongereza, ni icyigisho cya 86, haranditse ngo muguha Yesu abigishwa amategeko, ntabwo Yesu yaberetse umurimo gusa, ahubwo yabahaye n'ubutumwa. Arababwira ngo mwigisha abantu kwitondera ibyo nababwiye byose. Abigishwa bagombaga kwigisha ibyo Kristo yigishije, atari ibyo yavuze ubwe gusa mu mpagarike, ahubwo ibyo yavugiye mu bahanuzi n'abigisha b'isezerano rya kera byose birimo. Nta nyigisho y'umuntu irimo, nta mwanya w'imigenzo, inyigisho z'abantu cyangwa ubutegetsi bw'idini, nta mwanya w'ubutegetsi bw'abayobozi b'idini buri mu itegeko Yesu yahaye abagaragu be. Hepfo haravuze ngo ikintu cyose kitariho kashe ya Yesu nticyemewe mu bwami bwe. Ku ngingo ya 5 ari nayo ya nyuma, ikintu cyose uzabona mu myizerere kitariho kashe ya Yesu nticyemewe mu bwami bwe. Nuzana ikintu kitari muri Bibiliya, mbega kitari mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, utakibona mu byanditswe byera, kidafite ishingiro muri Bibiliya, ntabwo cyemewe. Ubwo rero inyandiko zera zikwiriye guhabwa agaciro. Gutunganya inzira y'Uwiteka nibyo twigaga. Mu gihe giheruka, aho Yesu agiye kugaruka, dukeneye kubaka ku rufatiro rw'ibyanditswe byera kugira ngo Yesu azaze kutujyana. Uyu mwanya rero turakurarika aho duteze amatwi